Waba wemeye kureba iyi video uretse kuyikuramo, uretse gukuramo iyi video guys, nkubwire hano mbazaniye website nziza cyane iri gukorerwamo amafaranga hano mu Rwanda nta gishoro bigusabye. Ibaze website ukoreramo amafaranga mu buryo bwo kureba video, mu buryo bwo gufollowinga abantu n'agandi mataske agiye atandukanye, mu buryo bwo gufollowinga abantu kuri TikTok. Wirirwa ufollowinga abantu kuri TikTok ntiwishyurwe, ariko ubu ngubu muzaniye website nziza ugiye kurya ufollowinga abantu ukishurwa. Muri iyi video kuva itangiye kugeza irangiye ndakwereka uburyo ukora ayo mataske ndetse n'uburyo ubikuza. Ibi bintu ntabwo nabyizeye aribwo bwa mbere, ariko ninza hano nkakanda hano handitse ngo nkakanda hano handitse amatangazo, ndagira ngo kuri step by step guys. Ninza nkakanda hano handitse amatangazo guys, urabona ko iyi ari website nziza cyane iri mu Kinyarwanda kandi muno habamo amataske yoroshye cyane. Ninza hano nkakanda amatangazo, hano barambwira ngo kugira ngo ubone ko yizewe guys, umenye ko ugiye guta umwanya wawe, iyi nta gishoro isaba. Urabona ko bari kumbwira ngo withdraw yemejwe, withdraw ya 1000 twabikujemo 1180 yoherejwe kuri MTN kuri nimero za 07944512. Aya mafaranga yoherejwe kuri 3/2024 kuri mu kwezi kwa gatatu 2024 kuri tariki 3 z'ukwa gatatu 2026 saa 11:44 n'amasegonda. Guys, ni imita nkupa muri telefone yanjye nkaza muri SMS yanjye kugira ngo iyi website nanjye nabanje kugira ngo ntago ari ibintu byizewe. Nkuko mubibonye ko hariya twabikuje amafaranga 1000, murabona ko twahise twakira SMS y'amafaranga 900. Aya mafaranga tuyakuye muri website nta gishoro, yatugezeho saa 11, yatugezeho saa 11, yatugezeho saa 11 sorry muranyangane guys. Buretse gukuramo iyi video banza wumve amakuru, nicyo kintu cya mbere cyiza. Iyi website nta gishoro isaba. None video kuva itangiye kandi guys, wowe utarakanda kuri subscribe kuri Uzeri Tech Media uri guhomba, ko Uzeri Tech Media yazi igihe yaje guhindura ubuzima bw'abanyarwanda, ku buryo iyi website ushobora kungiye kwereka uburyo ushobora kuyikoresha ukinjiza arenga 2000 ku munsi, bitewe n'uburyo wakoze amataske aba ari muri abo website. Na amataske atagoye cyane ko ngiye kubikwereka na amataske yo gufollowinga abantu guys. Urabona ko nyuma yuko tubikuje saa 11:44 n'amasegonda 32, nitugaruka hano muri website urabona ko batubwiye ngo ni saa 11:42 n'amasegonda 46, ariko amafaranga yahise atugeraho n'amasegonda 32 guys. Rero urabona ko iyi website ari zewe nta gishoro isaba, tangira kuyikoresha nona. Giye kwereka uburyo ukoramo account, wibuke link yo kwiyandikisha urayisanga muri comment ya mbere y'iyi video. Ukimara kwiyandikisha icyo urakora nta kindi, ukimara kwiyandikisha urahigwa ko kuri iyi page imeze ukunguku guys. Ukimara kwiyandikisha urayigwa kuri page imeze ukunguko. Ikiza ki website iri mu Kinyarwanda, ntago iri mu Cyongereza, niyo mpamvu amataske yayo agoye, niyo mpamvu amataske yayo so yoroshe. Hano hambere icyo urakora guys, ibintu byo kwihutisha video narabibabujije, kuko iki mbazaniye website idasaba igishoro. Niyo mpamvu ukwiye kureba iyi video kugera ku musozo guys, ko urungukiramo ibintu byinshi. Iyi niyo website yizewe hano mu Rwanda ushobora gukoramo amafaranga, ubikuza nyuma y'amasaha 28 amafaranga yakugezeho, cyangwa se amasaha 48 urategereza akabanza akakugera, kuko iyi website iri kumara iminsi mikeya, ni nshasha. Nabanje kuyikoreramo gara amafaranga manza kureba ko ibikurika, niyo mpamvu nayishize hanze, ngomba kwa approachinga umushinga mushasha ufite gahunda. Ukibona gukanda kuri link ndaba nagushira muri comment ya imbere y'iyi video, urabona ko bakubwira ngo urahabwa welcome bonus y'igiceri cy'150. Iki giceri cy'150 cya welcome bonus ndakwereka uburyo aricyo uratangiriraho ukora amataske. Nurebe iyi video kuva itangiye kugeza irangiye. Aha mbere icyo urakora urashyiramo amazina yawe yose, aha kabiri urashiramo namba uhereye kuri 0, aha gatatu ushiramo email, aha kane urashiramo ijambo banga. Urabona ko iyi website ikiza cyayo iri mu Kinyarwanda. Aha gatanu usubiramo ijambo banga ryawe. Aha ngaha harimo invitation code yanjye kubera ari njye wagutumiye. Hano kano kantu uraza ugataninge gutya kaze mu ibara
by'ubururu gutya kavivure gutya, kuko twe twakozemo account turaza dukande kwinjira guys, kuko twe twakozemo account turaza dukande kwinjira. Tukimara gukanda kwinjira turaza dukande kwinjira, tukimara gukanda kwinjira turahita tureguka muri website yacu. Urabona ko twe kubera dusanzwe twikoresha, urabona ko balance yacu dufite amafaranga 280 guys, nkuko uri kubona kuri page yawe imeze kunguko. Hano weho urahita uhasanga igiceri cy'igitano cya welcome bonus. Umungu habamo no gutumira, uburyo bwo gutumira aho ushobora gutumira umuntu umwe utumiye ugabona igiceri cya 40 guys. Icyo urakora we nta kindi, uraza iyo ushaka gutumira ushobora kuza ugakanda hano handitse invite ugakopia link yawe ukayohereza mu magroupe agiye atandukanye. Gusa twe tugiye kureba uburyo ukuramo amafaranga. Uraza ugakanda hano handitse task, hano handitse task ndagira ngo ukurikire neza. Izi task ni ukuvuga ngo ziba zifunze. Uraza ukakanda hano handitse fungura task, yagira kuri step by step. Urukubona bari kuvuga ngo igihe cyo gukora imirimo ugeze amasaha ashize, imirimo irafungwa nanone. Kora umurimo neza kugira ngo ubone igihembo cy'umurimo wakoze. Igihe ukoze umurimo ibihembo ubibona hagati y'umunota umwe n'amasaha 24 y'umunsi. Ubivuze ngo ukora task zikaguma muri pending ugategereza guys. Iyi website ntabwo ari scam guys, iyi website irishura neza, amafaranga yawe akugeraho nyuma y'igihe kingana n'amasaha 28 cyangwa amasaha 48. Nagize ngo ntabwo ari ibintu byizewe, ariko amafaranga yangezeho. Twatangiye video mbibereka, ni ibintu byizewe cyane. Soma neza amabwiriza y'akazi ugiye gukora, reba neza ko ibimenyetso wabyohereje neza. Icyo urakora rero urahita ukanda hano handitse kohereza, kora neza ubone neza, ni hano urahita ukanda. Urabona hano barakubwira ngo izi task guys, izi task ziragugwa kugira ngo ubyumve neza. Hano hambere ugura task, urabona ko hano hambere amasaha 2 wishura 100 kugira ngo ukore task amasaha 2. Hano amasaha 5 wishura 500, amasaha 7 wishura 700. Noneho amasaha 28 kugira ngo ukore task wishura 1000. Ariko twe kuko baduhaye welcome bonus y'igitano, turaza dukande hano handitse amasaha 2. Ukimara gukanda hano handitse amasaha 2 urategereza akanya gato. Urabona ko task guys zise zifunguka, urabona ko task zise zifunguka. Baratubwira ngo hano tugiye gutanga views kuri iyi social media. Ukona hano kuba ari kutubwira ngo iyi task imwe guys, ndagira ngo iyi task urebe neza. Iyi task bari kukubwira ngo baraguha igiceri cya 20. Iyi task ikeneye abantu 20. Umuntu umaze kuyikora ni abantu 8. Urumva uyikoze wayikora inshuro zingana na 12. Urumva wayikora 12 ikabirarangira. Ukubona yino ibura abantu 4, nayo waza ukayikora guys. Urabona ko iyi website iri gukoreshwa n'abantu benshi. Urabona ko harimo task nyinshi cyane. Izi task wagenda ukazikora guys, izi task waza ukazikora. Urabona ariko wibanda kuri izi za menshi za 20. Urabona harimo uburyo bwo following abantu bwabwa 25, harimo uburyo bwo following abantu bwabwa 25. Urabona harimo uburyo bwo kureba video bwabwa igiceri cy'icumi cy'amafaranga y'u Rwanda, nkuko uri kubona kuri page yawe imeze ukunguko. Uburyo following abantu kuri channel, uburyo following abantu kuri kuma TikTok, kuma social media bwabwa 25. Waza ukareba task irimo amafaranga menshi akaba ari yukora. Kubona hano bari kubwira ngo downloadinga task baguye, downloadinga app baguye 20. Reka nze wenda tuze dukore iyi task ya mbere yo ni urukona kuvuga ngo dufollowing abantu kuri social media. Turaza dukanda hano handitse viewer, tukimara gukanda hano handitse viewer turategereza akanya gato ibanze irodinge. Urukona ko ari kutubwira ngo igihembo ni amafaranga 20. Iyi task turayikora mu gihe kingana n'umunota umwe n'amasegonda 30 byoroshe. Media, social media, urukona ko tubwira influence once off screenshot niyo turerekana. Ufata screenshot nkuko ngiye kubikwereka amabwiriza. Reba video una following, watchinga video and following. Urahita ukanda hano handitse fungura link. Hano baba bagwaye umunota umwe n'amasegonda 30 guys. Ugomba gukora task vuba kugira ngo uburangije. Hano urakanda fungura link. Tungimana gukanda fungura link turaregwa kuri TikTok. Ndagira ngo ukurikire step by step. Kubisa kuri ka ndimbi
ukimara kureka guys, urabona ko duhise tureguka kuri TikTok. Hari igihe uraregwa kuri TikTok hagahita hazamo indi video atari, utegereza akanya gato hagahita hazamo iyo video y'umuntu ugiye gufollowinga ya nyayo. Urabona hano uraza umufollowing, uraza ukanda hano handitse follow, ushaka ushobora kuza wenda ukamuha na like, ukanakanda tuno wenda ukanamukandira. Warangiza icyo urakora weho uraza ufate screen shot gutya, ushobora kuza ukareba akanya gato ukaza ugahita ufata screen shot gutya. Ukibara gufata screen shot uza hano muri ya Chrome nyine ya task yawe, ugahita ukanda hano handitse tangira umurimo. Icyo urakora rero, kuko twamaze gufungura link twe, urabona twibagiwe, ubundi icyo ukora hariya iyo wafunguye link uba ugomba guhita ukanda hariya handitse, ugomba guhita ukanda hano handitse tangira umurimo. Wamara gutangira umurimo amasegonda atangira kwibara, uhita ufungura iriya link ukareba kariya akavideo k'amasegonda 30, ugahita unamufollowinga, ugahita uza hano. Urabona ko hano bari kuvuga ngo shiramo ifoto y'ibimenyetso bigaragara yuko wamufollowinze, uraza ugahita uyishiramo. Wamara kuyishiramo gutya agera kuri step by step. Kandi guys, niba utarakanda subscribe kuri channel urugomba cyane, ugahita ukanda done. Kimara gukanda done, urabona ko ntuza yacu ifoto gutya iba yagiye. Mutegerezaga n'amasegonda akagera kuri 0, hano hahita haza mu ibara ridasanzwe nkuko ugiye kubibona, ugakanda ohereza nkuko ngiye kubikwereka. Turategereza akanya gato, turategereza aya masegonda arangire guys. Mu gihe amasegonda ari kubara guys, ukanda subscribe kuri YouTube channel. Iyi ni website nziza cyane ushobora kwinjizamo amafaranga arenga 2000 ku munsi bitewe n'uburyo waguza task. Iki inama nakugira ni ukujya uba ufite nka senyisa byibuze, ndakwereka n'uburyo ukoramo deposit, wenda ugakoramo nka deposit 1000 ukagura garama ira y'amasaha 24 y'uburyo wakora task. Urategereza amasegonda arangire. Kurangira gutya, akimara kurangira urabona ko hahise haza mu bara ry'ubururu, wahita ukanda ohereza ibimenyetso. Wahita ukanda gutya ohereza ibimenyetso, yagera kuri step by step. Urategereza akanya gato, urabona ko bise batubwira ngo ibimenyetso byoherejwe. None ko batubwiye ngo ibimenyetso byohereje, dushobora kuza tugakupa iyi task, tukaza tukongera tugasubiramo nanone iyi task, tukongera tukakanda gutya, kuko wewe uyikora inshuro ushaka. Iyi task uraza ukayikora inshuro ushaka guys. Nyine ni task urukubona bari kuvuga ngo bakeneye abantu 20, uraza ukayikora paka inshuro 20 zirangiye. Kandi uko uyikora inshuro niko baguhemba, kuyikora ndiko baguhemba guys, kuyikora niko baguhemba, bagenda baguhemba. Bivuze ngo niba bakeneye abantu 20 kuri 25, urumva na amafaranga agera muri, reka nze tubikube turebe nubwo iminota amasegonda ari kuducanga. Bari kutubwira ngo itekeneye abantu 20 kuri 25, dukuba na 20, urumva na amafaranga 500. urumva yikora inshuro 20. Turaza dufungure iyi link, tukanda hano gufungura iyi link, yira kuri step by step. Bari kutubwira gufollowinga umuntu kuri WhatsApp, turaza tumufollowinge gutya. Tikimara kumufollowinga gutya, turahita dufata screenshot igaragaza ko twamufollowinze, tuze tuyaapproachingemo. Hano ndabona iyi task amasegonda arahagaze bitewe nuko dukupye tukajya mu yindi website. Bivuze ngo twe turenze ku mategeko, ntago ugombwa gukupa ngo ujye mu bindi, ubugomba gutegereza ari amasegonda. Ndabona amasegonda aribwo atangiye kubara, ariko kuko twe twamaze gukora igikorwa, turikaze twongere dukande kuri link tureko igikorwa badusabye aricyo twe tumaze gukora. Twe tumaze gufata screenshot. Ndabona iyi task sinzi ngo harimo ikihe kibazo, ndabona itari gukora guys. Ndabona iyi task amasegonda atari kubara, ndabona amasegonda y'iyi task atari kubara guys. Turaza tuyikupe gutya, twongere tuyigaruke iyi task. Ndabona yabaye ikibazo, dukanda hano handitse tangira. Urabona ko amasegonda yamaze kubara, turategereza amasegonda abare, ubundi twauploadingemo ifoto. Turaza dushiremo hano handitse shiramo ifoto, nkuko mwabibonye niho turukuza tugakanda shiramo ibimenyetso nyine, ugakanda done, ugategereza. Ureka nze umunota urangire,
ubundi duhite twohereza. Ndakwereka aho amafaranga ajya muri pending usanga yagiye muri approved. Ni uku nguku task zikorwa muri iyi website. Iyi ni website yizewe cyane ushobora gukora amafaranga uri hano mu Rwanda. Kubikuza ni uburyo bwa MTN n'uburyo bwa Airtel nk'uko ndabikwereka muri iyi video. Niyo mpamvu ukwiye kureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye. Kandi guys, niba utarakanze subscribe uri guhomba cyane kuko urugomba ibintu byinshi cyane. Turategereza akanya gato. Ni uku task zikorwa. Iyi website nawe watangira kuyikoresha nonaha ukibonera ibiceri nta gishoro bigusabye, ndetse n'izisaba igishoro mubona ko tuba twamaze gukora ubushakashatsi tukaza twerekana uburyo ubikuza na proof yizewe. Kandi guys, nk'ibisa gukora investment mujye mushora make mwe kujya mushora menshi ko byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Urategereza amasegonda arangira. Kimara kurangira nta kindi urakora, hano hahita haza mu ibara ridasanzwe ugahita wohereza nyine ibimenyetso bigaragaza ko wakoze iyo task. Nkuko muri kugenda mubibona uburyo turi kugenda dukora amatask. Guys, rero ni uku nguku amatask agenda kogwa. Ubwo uraza ukongera ugakupa. Urabona ko bari kutubwira ngo hano baba bakubarira iminota. Guys, ujye ucunga hano bakubarira iminota usigaje uri gukora task. Ubwo uraza ugakanda nyine ukongera ukareba icyo bari kukubwira. Hano bari kukubwira ngo dutangira gukora. Hano uhita ufungura gutya, hano ugahita ukanda gufungura link. Tutangira gufungura link nyine ubanza kureba ngo ni iyihe proof. Urabona hano badusabye gukora sign up muri iyi website. Urabona badusabye gukora sign up. Uraza guys ukuzuzamo ibintu byawe vuba kugira ngo iminota baba bagwahita gucika. Urabona ko muri website ni investment badusabye gukora sign up ariko nta turi bushore. Uraza ukuzamo ibintu byawe vuba ukabyuzuza vuba ubundi ugakanda create new account. Ukimara gucreating account guys, icyo ukora nta kindi, we uraza ugafata screenshot igaragaza ko wakiretinze account muri iyi website wagezemo. Wakiretinze account muri website, uraza ugakupa gutya ukongera ugakupa gutya. Ndabona izi task ariko ziri kuba, ukongera ugakupa gutya. Wamara gukupa gutya ukongera ugakanda hano hasi tangira, bagatangira kukubarira amasegonda. Ubundi ukaza ugakoreza ya foto igaragaza ko wakoze sign up muri yanuza. Ugategereza amasegonda akarangira, ubundi ukabarirwa, ubundi ugakanda kohereza. Ni uku nguku guys, ni uku nguku izi task zigenda zikogwa. Ni uku nguku. Ikibazo ufite muri comment guys, ikibazo waba ufite kuri website cyandike muri comment, ko urukubona ko iyi website irimo ibintu byinshi cyane kandi ni website nziza cyane ushobora gukoresha ukinjiza kandi byizewe. Nkuko muri kugenda mubona task ziri muri iyi website murukubona ko zitagoye cyane, ntago aho kigitinda na amasegonda kuko weho guno munota n'igice baba baguhaye ni umunota mukeya cyane. Ni iminota myinshi kuko ubundi twe task tuzimenyere kuzikora task nk'izi ngizi zo following, ubundi tumenyere kuzikora mu masegonda nka 30 tuba tuzirangije. Nuko baba baduhaye umunota n'amasegonda 30 nyine. Urumva baba baduhaye igihe kirekire, kandi igihe tuba twakiguze muri website ugura igihe kugira ngo ubabone ko uri seriye. Ugura igihe kugira utangirize igihe task zabo zigapfa. Niyo mpamvu ubona hari igihe amasaha 2 uyagura inote y'ijana. Iyo masaha 2 uyagura inote y'ijana kugira ngo ukore amatask. Turaza tugategereza, uraza utegereze amasegonda. Nkuko urukubona ndakeka task 3 tumaze gukora. Nta muntu utarasobanukirwa uburyo task zikorwa muri iyi website. Ndaza nkanda hano kohereza ibimenyetso. Urabona ko byoherejwe. Ndongera nze nkupe hano kutushi ryo gukupa nyine murarizi. Urukubona ko ari kutubwira ngo amafaranga tumaze gukora muri website nayo nakoreyeho mbere ageze muri task ageze muri 275. Guys, rero urabona ko iyo ukanze hano hambere urukubona hano handitse ibitegereje. Urakanda hano, ushobora kuza ugakanda hano kuri iyi page imeze gutya imirimo. Hano ni umurimo, ugakanda umurimo twakoze. Urabona ko guys amafaranga hano ukanze umurimo twakoze, urabona ko ari muri pending. Bakubwira n'ibikorwa wakoze. Hano wakoze igikorwa cyo kwiyandikisha. Hano wakoze igikorwa
hano hambere ukoze igikorwa cyo kwiyandikisha, aha kabiri ukora igikorwa cyo guforowinga umuntu baguha 25, haba uforowinga umuntu baguha 20. Ubona aracyari muri pending, turategereza abe approved. nk'aya ngaya urabona ko yabaye approved, urabona ko byemejwe, bino urabona ko bitegerejwe. Uraza ugakora task bakakubwira ko bitegerejwe, ariko ujya kubona ukabona amafaranga yawe yaje kuri balance. Reka nze nkwereke uburyo ubitsa, ariko iyi website ntawe ntayakugora bitewe nuko iri mu Kinyarwanda. Hano iyo ushaka kubikuza muri website uraza ugakanda hano handitse withdraw. Ukimara gukanda hano handitse withdraw, urabona ko bakubwira ngo amafaranga make yo kubikuza ni 1000. Ushobora kumva ko ari menshi, ariko ntago ari menshi guys. Urabona icyitonderwa, urabona hano banditse icyitonderwa guys, ujye umanza gusoma amategeko n'amabwiriza mbere yo kubikuza. Gukuramo amafaranga bikorwa hagati ya saa 4 z'amanywa kugera saa 12 z'umugoroba. Bivuze ngo iyo ushaka kubikuza ubikura kuva saa 4 z'amanywa kugera saa 12 z'umugoroba. Kubikuza biba byahagaze. Gukuramo bikorwa rimwe ku munsi, amafaranga agera kuri mu masaha akugeraho mu masaha 28 cyangwa se kugeza amasaha 48. Iyo ushaka kubikuza, urabona harimo uburyo bwo kubikuza, urabona harimo uburyo bwa Airtel n'uburyo bwa MTN. Ushobora gukanda hano ku buryo ukashiramo, urabona ni 1000, ugakanda 1000 hano, ugashiramo nimero de telefone ushaka kwakira amafaranga, hano ugashiramo amazina abaruye kuri iyo nimero de telefone. Urabona ko bari kukubwira ngo nubikuza 1000, ukabona ko bari kukubwira nubikuza 1000 arakugeraho ari amafaranga 900, kuko ukubona ko bakata 10%. Icyo turakora rero, hano hahita haza, iyo uyafiteho hano hahita haza mu ibara ry'ubururu nk'aha ngaha, ubundi ugahita ukanda kuramo amafaranga yawe, ubundi ahita aza. Uhita uza ugakanda hano handitse amatangazo. Hano niho ubona ko amafaranga yawe, hano uhasanga bari kukubwira ngo wabikuje aya mafaranga angana uku nguku, azakugeraho mu gihe kingana uku nguku. Ugategereza amafaranga akakugeraho, kuko mutangira mwabonye ko twabikuje kandi yatugezemo. Urabona hano harimo umurimo wanje, ubwo nibyo hano ushobora nibyo wakoze. Hano muri website ushobora gutangamo akazi, nawe ushobora kuza ugatanga akazi, aribyo ngiye kukwereka guys. Amamenyesha, ibikorwa, gukuramo porogaramu, amatangazo, umunyamuryango. Urabona hano umunyamuryango, ukabona bari kukubwira ngo tumira inshuti uhembwe igiceri cya 40, iyo nshuti ibone igiceri c'150, ubone komisiyo kuri saving zabo. Guys, tangira ukoreshe iyi website nonaha, shiramo. Urabona ko hano ushobora kuza ugakanda hano hanze shiramo, hano naho waba ugiye gushiramo nawe amafaranga, ugakanda hano hanze shiramo. Urabona hano ubitsamo amafaranga kuva kuri senyisa. Ushobora gukanda hano hanze ugakanda hano komeza. Ukimara gushiramo, urabona bari kukubwira ngo reba neza ko ifoto wohereje ariho yo wishuyeho. Gushiraho ibi bifata amasaha 28 ntarengwa n'amasaha 48. Banza urebe neza ko wishuye mbere yo kohereza. Urakubona hano uburyo bwo kwishura, uraza ukareba iyi nimero, ko niyo bari kutubwira ngo urishuraho. Iyi nimero iri hejuru, uraza ugakanda hano handitse emeza gufungura USDT. ahangaha USDT, hano uhita ufata screenshot igaragaza. Urugero ushobora gukanda hano handitse gutya, kambibereke neza. Ushobora guhita ukanda hano handitse emeza. Ukimara gukanda hano handitse emeza, uhita ureguka kuri page imeze uku. Ukimara kureguka kuri page imeze uku nguko, hano icyo ukora uhita ukanda kuri simukadi ufite amafaranga ushaka kugira ngo ugure imirimo. Hano icyo ukora uhita ushiramo pin, ukabona ko bari kukubwira ngo ugiye kohereza 500 kuri iyi nimero. Uhita ushiramo pin. Ukimara gushiramo pin, amafaranga uba wamaze kuyohereza, ugategereza bakakwereka SMS igaragaza ko wishyuye. Ukimara kubona SMS igaragaza ko wishyuye, gusa ibi ngibi ni umuntu ushaka nyine kugura wenda gura murimo, ariko mwabonye ko baguha ayo gutangirana, yo kugura task ayo utangirana. Ni igihe nyine ushaka kuba washiramo nk'igihumbi ukagura
ari amasaha 24 uri gukora task. Ushiramo ifoto ibimenyetso, ubwo ni ukuza ugashiramo gutya ukareba ifoto nyine igaragaza ko wishuye, SMS igaragaza ko wishuye, ukaza ukayipestingamo, wenda ugakanda dani nk'uko twagiye tubibona, ugahita hano hahita haza mu bara ry'umuhondo ritukura cyane, nyine ry'ubururu ritukura cyane, ugahita ukanda hano handitse ohereza ibimenyetso bigaragaza ko wishuye, ugategereza amafaranga yawe akaza kuri balance. Yamara kuza kuri balance, ubundi urukona hano ije ugakanda hano handitse ngo hanga, urukona hano nawe ushobora gutanga akazi muri iyi website. Urabona hano bari kubwira ngo guys, bari kubwira ngo abakozi 20 bahembwa, kona bari kubwira ngo abakozi 20 bahembwa 700, abakozi 50 bahembwa 100, icyatatu abakozi 100 bahembwa 2500, abakozi 200 5, abakozi 515, abakozi 1000 ibihumbi 30. Guys, rero waza ugahanga umurimo hano, nyine ni uburyo bwo guhanga umurimo. Hano ushiramo ifoto y'umurimo, umuntu ushaka kuja ashiramo ibikorwa bye yansobanuza iyi video ntangahe nyishoreje nshobora. Urabona ko guys, nyuma y'akanya gato dutegereje tugikora ino video nta kintu twahinduye, bwa amafaranga yacu twakoreye muri ya website urabona ko ahise agera kuri balance. Nituza tugakanda hano nse, ndabona buri ari umuntu nyinjiriyeho, ndabona kuko ndabona bikiri muri pending, buri ari umuntu nyinjiriyeho. Guys, rero tangira ukoreshe iyi website. Nabonye harimo n'uburyo bwo kuzigamira ngo ejo hazaza. Urabona hano hari kuvuga ngo zigamira umwana, hano zigamira ejo heza. Urabona ko harimo uburyo bwo kuzigama, aho ushobora kuzigama 5000 ukazabibikuza mu gihe kingana n'iminsi 20 ari 12,000. Urabona hano harimo uburyo bwo kuzigama 2000 ukazabikuza mu gihe kingana n'iminsi 20 ari 6000. Ubwo inyungu ya buri munsi ni 300, hano inyungu ya buri munsi ni 600. Ushobora kuzana zino task ukazigura nazo zikajya zikwinjiriza. Gusa icyo tuba dushaka ni gukora amafaranga online nta gishoro. Rero ushobora kuza ugakora amafaranga muri website nta gishoro bigusabye. Iyi video niba usobanukiwe buri kimwe, niba wibagirwe ukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Icyo udasobanukiwe cyandike muri comment, tuzongere dusubiremo iyi video cyangwa se tuzagufashe, tuzongera turebe aho ikibazo kiri tubashe kugufasha. Nanga nshoreje iyi video y'uyu munsi, utazacikwa na video z'ubutaha.